ahubwo ngiye mbona aho kugira ngo tukite etat fédéré yabibaye ya balkanisation bavugaga kandi yaba yihutishijwe na Kinshasa ubwo Kinshasa uko ibima iby'ibagomba niko nabo barushaho kwishakira uburyo babibona. Yego, Kongo yahoze ari uduhugu 240 turengaho. Yego, turangije umubiri yaraduhuza tuba igihugu. Ntabwo ari umubiri, twabanje guhuzwa n'umwami w'umubiri. Yego, yari nk'ifamu ye. Yari nk'ifamu ye kuko bayitaga EIC, Etat Indépendant du Congo. Uvuga yari icyo bita mu gifaransa ngo ni propriété privée. Yego, ni igikingi. Ni nk'uko wagurisha ibihegitari ukavuga ati hegitari cyari igikingi. Nuza yasubira mu buhungiro buriya Kabila cyahabaho bo bwabo basubiranamo ababyemeje n'abatabyemeje habaho guhangana. Shakamba simpamya ko bari abagabo barahagurutse. Bari abagabo barahagurutse simpamya kandi bahuje umugambi. Simpamya ko cyakira ahubwo iyo umbwira uti urabona Kisekedi azavaho ryari bazamukuraho ryari. Turabashimiye, tubifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Mu Mushakamba na Sentama muratubona kuri kamera, tuje kuganira ku ngingo ikomeye kandi y'ingenzi nziza cyane, ingingo yo kureba tuti n'ingingo nk'ebyiri cyangwa n'ingingo imwe irimo ibintu bibiri. Ibice 23 yafashe mu kundi bikorwa iri kuhakorera. Uyu munsi hiyongeyeho ibikorwa bya MONUSCO. Ibikorwa bya MONUSCO bikorwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ikijyanye n'ubutabazi, aho iyi OCHA yitwa OCHA irimo icyura abantu bahungiye mu gihugu n'abandi babishaka, ikabacyura ikabasubiza mu ngo zabo kandi ikabaha n'ubufasha. Ni impunzi z'imbere mu gihugu. Ikindi turi burebe M23 ko abanzi ba M23 bifuza ngo M23 ivi Goma, ivi Bukavu. N'ejo bundi bumvishe batubwira bati mugiye guhambira. Buri kintu cyose kivuzwe n'icyo baba bashaka. Leta ya Kinshasa bigarasha n'intera hamwe n'abazarendo bose. M23 ko tuzi ko 2013 M23 yavuye Goma ikahita icikamo ibice bibiri karasana. Uyu munsi yakemera gukora iryo kosa cyangwa yakwemera ikagwa muri Goma ikagumana Goma na Bukavu paka? Urakoze cyane Sentama, ngo haye ikaze kugira tuganire kuri izo ngingo. Urakoze cyane Mushakamba. Reka duhere kuri ingingo kuko ni iri curiosité cyangwa ifite amatsiko. Yego, M23 wobona yabarekura Goma na Bukavu, icyo yarekura ibice yafashe usibye yabarikare yabikoze bikaba iby'ubusa. Na warikare ariko burya kubikora hari ikintu yarengeraga kugira ngo irebe ko cyabaho. Yego, niyo mpamvu ze ntibyabyaye ubusa. Byari nko gutanga abagabo kugira ngo igaragaze ko hari ikikoze. Burya mu mishyikirano gushyikirana biriya negociation, buri ruhande hari icyo ruba rugomba kwigomwa n'urundi rukigomwa. Iyo umwe ateye intambwe n'undi agatera intambwe. Yego, haba ari ukuvuga ngo intambwe zose umwe aba ari uzitera, undi aguma ahantu hamwe. Oya, uvuga buri umwe agomba kugira icyo akora n'undi akagira icyo akora, bagahuriramo hagati. Niyo mpamvu yavuye warikare, ariko n'abandi hari ibyo bagombaga gukora. Baje no kubeshya ntibabikora. Ngira ngo urabyibuka, waranabitangaje ndakwibuka. Yego, leta yagombaga burya bari barayiha urutonde rw'abantu yafunze igomba kurekura. Irangije irashushanya, iragenda irekura abantu batari bo. Yego, batari abagomba kurekura. Nabwire kura 5, ntabwo yarekuye umubare bayisabaga. Irekuye 5, irekuye abatari bo, ibitirira AFCM 23. Imaze kubarekura, bashyizaho irabeshya iti, ubwo ndavuga Kinshasa, irabeshya iti ba bantu nabarekuye. Irekuye abatari bo, badafite naho bahuriye n'ikibazo kiri. Warikare yagombaga gusigarira aho ngaho imeze nka icyo bita zone tampon, ni ukuvuga Yego, ni igice kitarimo uruhande na rumwe, ni non military zone. Yagombaga gusigara nta basirikare barimo. Noneho basubiye inyuma
bo bahita bahaza baranahifotoreza baranasahura kugira ngo uranabyibuka. Biriya rero byagaragaje ubugwari bwa Kinshasa. Ni bwani nako gutsindwa muri diplomasi. Ikiriho rero hari ibyo basaba, hari n'impamvu yatumye barwana. Mushakambage mbona ibyo kuva hariya ntabyo mbona hafi. Ntabyo mbona hafi kuko hariya ni muhira, niho bavuka. Barahava bajye basubire mu nkambi nk'uko 2013 byagiye. Inkambi bafite iwabo, umuntu ujya mu nkambi burya n'uwabuze iwabo, n'uwatakaje mu rugo. Hari impamvu yabiteye. Ese baramutse bibaye hagize umuyobozi wemeza ngo baveyo, byaba bizima noneho ko bwashize barwaye. Uwo muyobozi ninde? Reka mvuge nti Makenga nk'uko 2013 yavuze ati tuveyo. Ari we wa mbere utanabyemera ahubwo. Nese urambwira ngo Makenga bamubwira ngo vi wawe ujye hehe? Babwiye bati se muri kuri Bukavu. Barahava bajye si Bukavu si iwabo. Kavu ni iwabo. Urabona amaherezo ari ayahe Kinshasa nikomeza kwitwara gutya? Amaherezo ya Kinshasa izakura nk'isabune. Genda ishira Kinshasa irangire, izamburwa n'ibindi bice. Vuba ejo ntiwabyumvise se? Ejo ntiwabyumvise muri Warungu lokalite zigera muri enye? Yego. Nitinda gake territoire ya Shabunda nabo baraba bayigezemo. Nitinda gake na Uvira n'ahandi heje. Uvira ni abantu. Uvira yararangiye je sinyivuga. Kuko niba igoswe izengurutswe urumva ko nta gisigaye. Ni ibintu ngira ngo byanababaza abantu. Hari n'abantu ejo bundi ariko umushakamba yakamanza nkubwira icyenda cyaza kugufasha kubyo ugiye kumwe. Nge mbona Kinshasa ntabwo izi kunegosiya. Kinshasa ntabwo izi kunegosiya. Yego. Iyo imenya kunegosiya ntabwo akagiye kunegosiya ivuga ngo ni muve Goma. Kuko uva Goma ni ugusaba icyayinaniye, icyo yananiwe kubona. Ni nk'umwana ushobora kubona iyi laptop akavuga ati mpa laptop yanjye kandi atari iye. Ariko noneho akarira kugira ngo ukunde uyimuhoresha. Ariko by'ukuri ntabwo Kinshasa yakabaye negosiya ivuga ngo ni muve Goma. Yego. Yakabaye ifite ibindi bintu ivuga kandi bishobora kuyifasha, bikayifasha. Naho ubundi ni negosiya ivuga ubuze ejo nibagera i Lubumbashi izavuga ngo ni murekore Lubumbashi. Ngo murekore Lubumbashi. Kera yahoze ari Bunagana. Yahoze uvuga ngo barekure Bunagana. Bunagana na Kiwanja. None imyaka 3 irarenze. Na Kanyabayonga na Kirumba. None ubu ngubu ni Goma na Bukavu. Yego. Kandi kera yajyaga ivuga iti M23 itinye imijyi. Yego. Ko itarafata Goma. Niko bavugaga buri minisitiri w'intebe yigeze kubivuga. Noneho bakumva ko kuko bafite icyicaro cy'intara, bakumva ko intara bayifite. None ngo yongera iragenda igafata mu biturage gusa. Bahita bafatira rimwe ibyicaro bibiri. bafata n'utundi tugi dutoya turimo hagati. Bafata n'ahantu bajyaga bakura ibyo barya, harubayaza firiya za nuza za rumbishi na hehe, ni ahantu hari amabuye y'agaciro. Nyibukije amakuru y'umugambi wa Wazalendo n'Abarundi ariko wo kwica Colonel Nsabimana. Buriya cyagiye bamubikaga bazi ko imigambi yabo yapfubye. Buriya Colonel Nsabimana bashaka kumwicira Minova, ariko basanga ubutasi bwa 23 buri hafi. Siwe wahabakuye? Yego. Barabafata barabazirika ababiteganyaga. Abandi mu rwego rwo kwimara agahinda kuko basebye bahita batangaza ngo Colonel Nsabimana yishwe. Bari babateguye inzira akunda kunyuramo, imodoka zagendamo byose, bati turi bumurasa bitaraba umva bitanagerwaho. Icyo gihe urumva wenda byari byateguriwe mu nzira, ariko Kivu y'Amajyepfo agana Rubavu agana Goma, bazi ko ari buce mu misozi yicira mu mazi. Birangira ahubwo bari bateze
bafashwe Rwamikono bose barangije bati Colonel Nsabimana yapfuye. Abatangaza inkuru batagenzuye bahita bavuga bati ngo Wazalendo zishe Colonel Nsabimana. Mu kanya tumubona mu kurahira kw'abayobozi ba Kivu y'Amajyepfo, Guverineri Mboso Guverineri Mboso na Visi Guverineri Mukiza. Ubwo ikimwaro kiba kibaye cyinshi. Rero nk'uko wabivuze, iyo urebye imvugo y'abofisiye bama 23 uhereye kuri Nsabimana, uhereye kuri Bodo, ugiye kuri Bodwe, ugiye kuri General Mwegamure. Bodwe ntabwo ajya avuga sinjya mwumva sindamwumva Ngungu wenda wonja nigeze kubona rimwe ujya avuga ni bya Mungu icyo gihe yajyanye na bya Mungu. Ubundi ahantu Bodo yavugiye cyane Ngungu baganira n'abaturage yambaye inkweto nziza ya Express na Rubaye. Yego. Nanone Ngungu barimo kugaragaza imbunda zafatiwe Ngungu na Rubaye. Yego. Icyo gihe Bodo yaragaragaye ndetse no kuza gusura ibyo bice Bodo yabaga hari. Icyo gihe Bodo yaragaragaye inshuro 3 enye gutyo agaragara muri ibyo bice. Ntavuga cyane. Bodo rwose buriya hari abantu bitwa timu Bodo bakunda Bodo n'abanyadushoka be. Reka tubasuhuze. Buriya rero ntabwo kuva hariya njye mbona biri kure Mushakamba. Ngira ngo kwava kugira ngo uvuge ko byashoboka, ureba n'uburyo Kinshasa yitwara. Uburyo Kinshasa yitwara ntabwo ari uburyo bugaragaza ko bihuza no kumpera ubutumwa abantu bari bishi tariki ya 26. Njye umuntu yarambwiye ati ubu nameze nk'uwarwaye kubera amakuru ndi kumva ku bitangazamakuru by'ibigarasha ngo ejo ngo M23 izava Goma, izava hehe ngo Amerika izabisinya M23 Vigoma na Bukavu. Umpera ubutumwa abo bantu ku bijyanye no kuba 23 ziteze kuzava hari abo bantu bamenya uko ariko nuko mbabwira wenda ntibazaducikeho kuko ntabwo tubeshya. Ngiye kubabwira ko icyambere bakwiriye kumenya ntabwo ibivugwa n'ibitangazamakuru byose bakajya babyakira nk'ihame bajya babanza bashishoze kuko biriya hari ibitangazamakuru bikora propaganda. Ushobora gukorera propaganda nk'uruhande runaka ugasanga bivuga Kinshasa neza, nka kwa kundi wajya kubona ba Muyaya bavuga ngo twabatsinze, twafasha abangana gutya, twagize gute. Tanyibutsa Muyaya yavuga ngo yafashe noneho bagera ahandi aho bakubiswe bahunze ntabwo twahunze, twakoze repli strategique. Ibyo ni ibintu bya propaganda. Yego. Bigambiriye kuvuga uruhande runaka umuntu abogamiyeho akaruvuga neza. Ariko noneho ibiriya rero bumvaga hari ngira ngo mu bihe byahise wigeze gutangaza inkuru uvuga ukuntu leta ya Kinshasa ishora amafaranga mu itangazamakuru kugira ngo bayivuge kandi bayivuge ibyiza, bayivuge imyato. Rero niba bashobora gukurikira ibintu nk'ibyo bakabikurikira bagakurikira batangaje nk'ibyo, byanze bikunze niba mu mutwe bavuga bati uko ibi byasohotse ahangaha ni ukuri, bazajya bayobya, bazajya babeshywa, bafata amakuru atariyo bibeshye. Kuko hera no kuri biriya twavugaga byo kuvuga ngo umuntu runaka yapfuye. Hari n'ibindi nabonye umusibe ejo ngo basohoye itangazo ngo Lieutenant Colonel Wiringoma ngo yaburiwe irengero ngo tariki ngo ntibakimubona, bamuburiye. Ariko abamushaka ni bande bamubuze? Ugasanga ni ibintu ushobora gukurikira
wabibona nk'uko ukavuga mu cyo uri ngoma buriya agira amaraso yo gukundwa n'abantu yego maze kuganira n'abantu benshi akambwira ngo nzajya igoma ngo ariko ngo Imana izamfashe nzabone buri ngoma ubwumva wenda buri ngoma ntabwo afite amafaranga kuvuga ngo abantu baza kumureba bose arabaha ariko baba bumva bamukunze kumubona ari ishema kumureba urumva rero noneho umuntu nk'uwo kumubwira ngo yapfuye ahita agira ikintu cy'akababaro ku mutima akumva ko yapfuye koko ibyo rero ntabwo bakwiriye kubyemera Museveni yagiye gufata ubutegetsi bamubitse inshuro zitagira ingano inshuro zitagira ingano reba n'ejo bundi babitse nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda agaragaye bati iyi foto ni iya kera bati yazutse urumva ibinyamakuru ntabwo umuntu ukwiye gukurikira inkuru ukazumva ariko ugashungura ntibumve bashungure yego kuko kukubwira ngo baragenda rega bigeze no kubona za Ritiko zigiye gutwara Sadek bati izi zije gutwara ingabo z'u Rwanda noneho bakurikiye bumva ngo Sadek zarenze ku Rusumo rero ukibaza se ingabo z'u Rwanda se zitashye Tanzania bikakuyobera rero ibitangazwa n'ibitangazamakuru binyuranye hariho ibikora propaganda yego bishobora kubeshya ntabwo abantu bakwiriye kujya bizera ibintu byatangajwe byose batabanje gusesengura bakabyumva bakumva ukuri bakavuga ese umuntu ibintu avuze nibyo gute niki twashingiraho tuvuga ko ari byo icyo kintu akakibaza ko amakuru yose atangazwa siko aba ari ukuri yego icyo nicyo cya mbere ikindi ni uko bakwiriye kureba ibirimo bikorwa hariya muri kariya gace AFCM 23 yafashe hari umugabo wababajije ati ubu se Kabila yego yaje koko aje igoma ngo duhagurukane tugende tuhava yaje kuba hari Kabila yaje kuhava yaje kuba hari ifuti icyo ni kimwe ikindi barakora imihanda wakubwira umuhanda nk'umuhanda wa hashize agiye gushira nk'ukwezi umuhanda barimo bakora uvigoma ujya Masisi kuri teritwari yego baheruka bawusura ugeze ahitwa Imatanda ni mu birometero biri hejuru ya 60 uvuga ibyo uhuza n'undi hano hari Kibumba veri Rugari naho hari gukorwa fata inzira izamuka Rugari undi muhanda naho umuhanda urakorwa fata iriya nzira ijya Kicanga naho harakorwa yego fata ino nzira ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo baturutse Kivu y'Amajyepfo baraza bageze bamwe Makenga yasuye ejo bundi bari yasuye ejo bundi bageze hano hafi bamaze kurenga gato Nyabibwe ariko naho hafi yego naho hafi kuva se abo bantu barimo gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo ejo bazabita uri icyakubwira umuntu uri bugende bakabaye bacuranwa nk'amabuye y'agaciro bari gusaba bavuga bati reka tugende tujyane tugire ibyo tujyana kwa kundi FDLR zakubiswe umuriro muri Goma noneho zikajya zirara mu maduka zigasahura na Bazarendo bavuga bati dukora impamba yego umuntu arashyiraho ubutegetsi umuntu arafata ibindi bice ngo aragiye afashe Warungu avuye Igoma mbese arava Igoma ajye Warungu cyangwa arava Bukavu ajye Warungu ntibishoboka ntabwo bishoboka kugira we barekura iyi migi kandi rero kugira ngo Corneille Nangaa yarabyivugiye bakunda kumwita Kordo impuzabikorwa yarabyivugiye yaravuze ati ubu ngubu twageze ku yindi ntambwe ntabwo turi ku ntambwe y'imishyikirano yego turi ku ntambwe yo kubohora igihugu kandi kukibohora ni ukukibohora cyose yego ibyo ni ibihamya by'uko ntaho bajya yego hakurwa iki Kinshasa yakitwara gute
kugira ngo M23 AFC ibe yarekura ibice cyane iyi migi, noneho umuntu bazajya babeshya ngo M23 yasubiye inyuma, nasanga mu byo bari kuvuga icyo kintu kitarimo, ababwira ati ahita amenya ko ari ikinyoma bari kuvuga. ngira ngo ikintu cyakorwa intambwe ya mbere, ariko yaba ari nka fondasiyo, ni uko bajya mu biganiro bagahuza. Yego. Kumva ngo basinye bahuje nka za ntumwa za Kinshasa zenda kuza i Goma, ziriya zenda kuza siko gihe nazo ntazishira amakenga, ntabwo se bishobora kubitegura, babona bigiye mu itangazamakuru bakabireka nka kwa kundi bigeze bajya kuganira bafunga umuntu wari wagiye Uganda. Niho ngiye kuvuga. Yego. Rero ikintu cyakorwa, wenda habaye imishyikirano, kuganira, ukabona basinyanye. Yego. Ukabona niba cyaterwa n'ibyo bakumvikana, niba ari ukuvanga ingabo, ukabona batangiye kuvanga. Yego. Ariko kuvanga byo ntibishoboka, nanga yaravuze ko bitazashoboka, ahubwo iki gisirikare kigomba gusimbura icya Kongo, kiriya cya Kongo kikajyanwa muri kantonoma, abashaje bakajyanwa mu rugo, abafite discipline mbi bakajyanwa mu igororero, noneho abazima babonyemo bashoboye kwakira imyitozo ibavugurura bakashyirwa muri AFC. avuga kuri FARDC rero, na FARDC nibyimuvuga, niyo mpamvu ubona baguma bahanganye, ariko niyo mpamvu ubona kumvikana bikiri kure. Yego. Bikiri kure, ariko uko byagenda kose harimo abigiza nkana, hazabamo utsinda kandi hubahirizwa ibyo watsinze. ariko burya igishobora gutsinda ni imbaraga. Yego. Ufite imbaraga sininde, ufite imbaraga zatsinda, ufite imbaraga ni AFC, urimo gutsinda undi, ufite imbaraga, uri gufata ibice muri Warungu. Wavuga ngo ufite imbaraga bakwambura ubutaka? Ntabwo bishoboka. Bakwambura igihugu? Ibyo ntibibaho. Reka none ariko nanone tugaruke hariya. Wabuze uti ese biramutse bibayeho, mu by'ukuri biramutse bibayeho ni igihombo cy'umukongomani ute? Buriya AFCM 23 uko bayisebya, yego, Kinshasa yisebya ikayivuga ibitari byo, ariko ugiye kureba Mushakamba, yego, iri joro hari umuturage wapfuye i Goma? Ntawe. Iri joro hari umuturage wapfuye i Bukavu? Ntawe. Guverinoma ikihafite habaga hapfuye bangahe? Ahubwo uvuga uti uza ahantu iyo bakubwiraga ngo seserika, uza ahantu iyo bakubwiraga ngo kuri antre perezida, uza ahantu iyo bakubwiraga ngo ku Kinyumba, bakubwiraga ngo ku Kirijiwe, ahantu nk'aho ngaho bibazaga ese aha hantu ni ibagiro n'iki? na Mambasa, wenda tuvuge n'ahandi. Mambasa uyu munsi hari abantu 40 baburiwe irengero batwaye na ADF. Ejo nahoze ndeba ni Karemi, niba atari Karemi, ni hari ahandi hantu mu bindi bice. Karemi niba abandi perezida w'inteko ishinga amategeko yigeze kuvuga, babandi bo byararangiye. 130 yego, 9 yego, 300 bibagabanya 319 umudugudu wose mu Rusisiro. Yego. Urumva ahantu gupfa abantu bangana gutyo, n'umukuru w'igihugu ntagire n'ikintu avuga ngo ahumurize abaturage, ntagire n'undi na minisitiri w'intebe ntavuge, nande ntavuge, abantu bakagenda gutyo bakapfa nk'ahatari abantu. Ushakamba wambwira ngo iyo leta ni nako gutsindwa buryo. Singiye inkuru abaturage bahitwa Kabimba muri teritwari ya Karemi, baravuga ko umuturage yabajugunyemo rokete mu isantere, umusirikare wa FARDC yabajugunyemo rokete kandi ashinzwe kubarinda. Ni urubonye kuri radio Okapi yanditswe ejo, kandi Okapi ni MONUSCO. Yego, radio ya UN, ni radio ya MONUSCO. Rero abantu bari kubabara cyane mu bice bya leta kurusha ahandi hose. Urumva rero iyo uwo wita inyeshyamba aho ayoboye hatekanye, abantu bahishimiye kurusha uko abaturage bishimiye aho leta iyoboye,
burya leta iba yatsinzwe. Ngira gutekana kw'ibice 23 igenzura, twebwe tubivuze ntabwo babiha agaciro, ariko byavuzwe n'umuyobozi wa ONU ushinzwe ibijyanye n'ubutabazi. Cyagiye yari kumwe na Corneille Nangaa, yivugira ko ari Goma kw'ibice bitekanye, ari nayo mpamvu barimo gucyura abantu bari impunzi bwite mu gihugu. Niba rero abo bantu barimo gucyurwa, Bwana Sentama, MONUSCO ikaba iri kuhayoboka, ariyo yari yaravuze ngo 23 isubire inyuma nta mananiza, igashimaho ku gitutu cyayo bikanga. Ubu bisobanuye ko MONUSCO yayobotse 23? Ese bisobanuye ko 23 ari leta yigenga kandi iri gushimwa na UN uyu munsi? Ntabwo ari leta yigenga, kuko ntabwo ari leta yigenga. Ntiyaba leta kuko ntiturumva burya leta ifite ibintu biyiranga. Mu biranga leta rero nta na kimwe ifite. Nta na kimwe ifite. Buriya mu bintu biranga leta ariko ifite ubuyobozi. Buri igihugu ifite ubuyobozi, ariko nanone ushakamba ubuyobozi, ibendera ni rya rindi, ni nk'irya Kinshasa. Indirimbo yubahiriza igihugu ni hayindi, niyo ni Debout Congolais. Yego. N'ibindi byose ureba, abana barakora ibizami bya leta bikoherezwa i Kinshasa. Yego, bikava ni Kinshasa bidakorerwa hariya. Iba leta yigenga, no kuvuga ubuzima bwose buba buri hariya. Yego. Ntabwo yajya kubukesha Kinshasa. Rero ntabwo twavuga ko yari yaba leta, ariko ni Kongo. Yego. Ni Kongo ikiriho. None se iyi ntiyaba ari isura ya Etat Fédéré yifuzwa muri Kongo na benshi? Ntabwo ari Etat Fédéré. Ntabwo ari Etat Fédéré, ntitwavuga ko nyine, ariko yayegera cyangwa yagaragaza isura. Federasiyo ubundi, federasiyo bivuze haba hari igihugu kiba kigizwe na za leta zigenga, zifite ibyo zigengamo, ariko hakagira n'ibindi bibarizwa ku rwego national. None iyi Kongo yabuhowe tuyikarasifayinga gute? Kandi Kongo iri mu ntambara, aho igice kimwe cyafashwe, ikindi leta ikigifite. Turindire ibyo kuvuga ngo ni leta, nibatangaza leta tuzayita leta. Ubu tubafate nk'iki se? Ni Kongo. Ni Kongo. Oya, abantu bakeneye gusobanukirwa ibice 23 yafashe. Yego. Njya mbibona kuko Kongo igitangaza ibintu ngo wenda tubujije abantu gukora ibi, AFC kahita itangaza ati mu bice twabohowe ibyo ntibyemewe. Ati iri tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa rifite agaciro ahandi, ariko mu bice twabohoye nta gaciro rifite. Aho iyobora uretse leta ya Kinshasa igera i Goma, ntihagera. igera i Bukavu se, igera muri Karehe, igera muri Rucuru, igera muri teritwari ya Kabare cyangwa komine ya Bagira, komine ya Kadutu, ya Ibanda. Yewe usibye niyo na Kanyabayonga ntibagerayo. Bahagera. None se abaturage baza na Kirumba ntibahagera. Icyo bivuze rero, bivuze hariya harafashwe. Yego. Kuba harafashwe hari mu maboko y'abahafashe. Ibikorwa bya leta ntibihari, ariko ibya MONUSCO ibyawo ntibirahari. Loni ni mpuzamahanga, Kongo ni igihugu. Loni ni amasezerano ifitanye na 23. Ntayo. Ariko nanone 23 ntirwana na Loni. Yego. Niyo mpamvu Loni ikorera hariya. Gute Loni igendera ku mategeko ya 23 ku masezerano ifitanye na gute Loni igendera ku masezerano ifitanye na Kinshasa ikajya kuyubahiriza ahantu leta idafite ubugenzuzi. Bafashe kariya gace, uburenganzira bwabo baharanira. Yego. Loni ntabwo ibangamira uburenganzira bwayo. Nayo niba ubangamira, nayo ubwo bazayisezerera. Ariko kugeza uyu munsi ntabwo ibangamira uburenganzira bwayo. Loni ikora ibyayo, nabo bagakora ibyabo. Ntabwo ibabangamira. Yego. Mu gihe yaramutse babangamiye, bazafata umwanzuro uyireba. Yego.
ariko ikiriho leta hariya nta bubasha ihafite. Nta bubasha ihafite kuko yarahambuwe. Ibyo uvuga ngo ni etat federe rero yari kuba etat federe iyo iza kuba ari igihugu gifite amategeko yacyo ariko nanone kikayoborwa na Kinshasa, kigatanga raporo Kinshasa. Ntaho gihuriye na Kinshasa, ni ahantu hari aho ngaho. Ariko hari igihe bajya bahura, iyo bohereje ibizamini bikaza bikorwa mu bugenzuzi na sekirite, bikanacungwa n'abashinzwe uburezi bashyizweho na AFC, barangiza bakongera bakafunga bakohereza Kinshasa. Ako kantu ibyo birakorwa kugira ngo ubuzima bw'umukongomani bukomeze. Yego, kuko buriya Kongo yiza kubihagarika, burya kubuza umwana uburezi ubwo ni iki? Ni icyaha gikomeye mpuzamahanga. Ni icyaha kibasira inyokomuntu. Icyaha kibasira inyokomuntu. Biriya rero ishobora kuba Kongo yarabirebye ikavuga iti ibindi ibi byankoraho, ushobora kumpesha isura mbi mu mahanga, ikanemere mbikore, iremera, ariko itsindwa ku cy'amafaranga. Nanjye ubwo nagiye kukikubaza nti bizagenda bite kugira ngo Kongo igarure banki hariya? Kongo yayigaruye ariko nta kibazo gihari, bakorana nk'uko uburezi bukora n'abandi bakora. Urabona urwo rwego cyangwa iyo ntambwe Kongo izagera ikayitera? Impamvu yimana amafaranga uko Kisekedi akunda iyo ibona ko ari nko ku yego, yo ibona ari nko gutera inkunga uyirwanya. Uzi ko akeneye amafaranga kurusha abaturage Kisekedi azi ko M23 ikeneye amafaranga yo muri banki kurusha abaturage. Yego, ntabwo ari ukuyakenera, arabitinya. Yego, arabitinya, atinya ko ahohereje amafaranga bagakora. Yego, nko gutera inkunga babandi bamurwanya, ni kubongerera amaboko, no kubongerera imbaraga. Ngayo nguko. Ngira ngo ndaza kukubaza kimwe mu kibazo tuze kugana ku musozo. Yego, ikibazo ndi bukubaze, ibikorwa remezo biri gukorwa bitandukanye, biri gukorwa na AFC 23, leta ya Kinshasa ntiyabikoraga. Tugiye kutaraba etat federe, ntiraba na leta yigenga, biraganisha iyi Kivu hehe? Kongo nikomeza kwinangira ikikubitira hagati mu ryinyo, uko biri akaba ariko bikomeza, uko biri bikomeje bitya, birumvikana ntabwo iki gice cyo hino mu burasirazuba ntabwo cyaba gikorera munsi ya leta ya Kinshasa. Ahubwo ngiye mbona aho kugira ngo tukite etat federe, yabibaye ya balkanization bavugaga, kandi yaba yihutishijwe na Kinshasa. Kuko Kinshasa uko ibima ibyo bagomba, niko nabo barushaho kwishakira uburyo babibona. Niko kwishakira uburyo babibona, kugira ngo babibone binyuze mu mategeko, hakwiye kujyaho urwego rwemeza, rugaha umugisha bya bindi bakora, ibyo bakora, ibyo bashaka, bityo icyo gihe rero urwego rugiyeho nirwo rwaba rubaye leta ya hariya. Ahubwo noneho yabibaye ya balkanization bavugaga. Yego, ngayo nguko. Hano hari ubutumwa nahoze mbona, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yahaye ubutumwa abanyekongo ku isabukuru y'imyaka 65 babonye ubwigenge. Ngira ngo abantu bakwiye kushima ubwigenge kuko Kongo yahoze ari uduhugu 240 turengaho. Yego, turangije umubiri yaraduhuza, tuba igihugu. Ntabwo ari umubiri, twabanje guhuzwa n'umwami w'umubiri. Yego, yari nk'ifamu ye. Yari nk'ifamu ye kuko bayitaga EIC, Etat Independant du Congo. Yari
icyo bita mu gifaransa ngo ni propriété privée. Yego. Ni igikingi ni nk'uko wagurisha ibihegitari ukavuga ati hegitari cyari igikingi cye. Angela yakegurira igihugu cye. Yego. Cyatangiye ari igihugu cye. none wemerewe kuvuga ngo ubutaka bwacu ni umubirigi ni famiye ya Leopold. Ishobora kuza ikavuga ati Leopold biriya byari nko kwiba, ni nk'uko umuntu yaza gutwara mashine yawe, akagutwara telefone yawe. Yego. Ubutumwa bwa Bahati buragira ngo iki? Ubutumwa bwa Bahati aravuga ngo que ce 65e anniversaire soit un moment de réflexion sur l'avenir de notre pays, où la population a droit à la paix et la sécurité pour un développement radieux. Que Dieu bénisse notre province du Nord Kivu. Iyi sabukuru y'ubwigenge ku nshuro ya 65. Yego. Izatubere twese umwanya wo kuzirikana, wo gutekereza ku hazaza h'igihugu cyacu, aho abaturage bacu bazaba bafite uburenganzira ku mahoro, ku mutekano no ku iterambere risobanutse. Imana ihire intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nibwo butumwa bwe. Ubwo rero ni n'ejo tariki ya 30 z'ukwa gatandatu nibwo babonye ubwigenge muri 60. Dusoza nkubaza ikibazo gifitanye isano n'uko twatangiye. Yego. Byagenda bite bibayeho paragisida AFC Kavigoma? Iyo mpanuka yaba ari iyi. Ese impanuka yafatira Bukavu, igafata Rucuru, igafata Goma. Ese bibayeho nuza yajyahe? Inde nuza yasubira mu buhungiro buriya? Inde Kabila cyahabaho bo bwabo basubiranamo, ababyemeje n'abatabyemeje habaho guhangana. Shakamba simpamya ko bari abagabo barahagurutse. Bari abagabo barahagurutse, simpamya kandi bahuje umugambi. Simpamya ko cyakira, ahubwo iyo umbwira uti urabona Kisekedi azavaho ryari, bazamukuraho ryari, ubwo urabona ko Kabila ubwe yamuhaye ingingo 3 ujya burazibuka, anamubwira ko 2 zara expirinze, zarangiye, imwe niyo kwegura. Ubwo se urabona bari abagabo bazasubira inyuma bate? Uriya iyi Goma cyane, reka tuvuge Goma kuko ni umugwa mukuru. AFC uyireba nk'abantu, yirebe nka spirit, umutima. Yego. Hari umuntu wigeze kumbwira w'umunyarwanda ngo u Rwanda dutuye rutandukanye n'u Rwanda tugendana ku mutima. Uvuga u Rwanda tugendana ku mutima ngo ni rugari kurusha u Rwanda dutuye. Uwo muntu yavuze ikintu gikomeye. Ni nayo mpamvu bari abantu rero nabo ubarebe spirit. Ni nayo mpamvu uyu munsi bavuga ko hari nuza dufite u Rwanda ubusanzwe rufite intara 5 hajya intara n'umujyi wa Kigali urimo intara 4 n'umujyi wa Kigali, hakaba ngo indi ntara ya 6 yitwa diaspora. Ni ukuvuga u Rwanda ni rugari kurenza uko turuzi. Yego. Bari abantu rero nabo ubafate gutya. AFC uyifata wenda ngo urebe Corneille Nangaa, urebe Byamungu, urebe Kaniki, yego, urebe Bahati, urebe Makenga, urebe Bodwe, urebe nde. AFC uyifate nka spirit. Yego. Ni spirit mu gifaransa bavuga ngo transanda umuntu. Kuvuga wowe uravuka ukayisanga, yego, ugasaza ukayisiga igakomeza, n'abandi bakayihererekana gutyo gutyo. Yego. Giye niko nyibona. Ni kuvuga ibiriya bintu nta gihe bizahagarara. Yego. Ririya ni revolution itazahagarara. Yego. Izahagarara kuko niyo umwe yapfa abasigaye bazakomeza. Niyo bakwamburwa Goma cyangwa tuvuge oya Goma ntibishoboka kuko iri hagati, none reka tuvuge Bukavu. Yego.
bushobora gucya bayisubije nk'uko wabibonye kuri Ngungu, ahubwo noneho bakanarengaho bagafata na Karenga, yego, bakagera na Lubumbashi, bakagera na za Kolwezi handi wabonye Tshisekedi yavugiraga ejo bundi. Igihe rero icyo mbona, wabonye ko ngo no muri siroga ni iki se, ni nk'ikivugo, yego, ubona ko baba bavuga ngo ni Kinshasa, yego, ni Kinshasa. ahantu hose bagiye gusura abantu dukurikize hehe Kinshasa, paka Kinshasa, kugera Kinshasa. Rero jyewe simbona bahavuye. Umuntu arabitekereza akabivugaho, akagira gute, ukanyura ku ruhande ukaba wenda bashobora kuhava, ariko ntabwo simbona bahavuye. Ntabwo mbona Tshisekedi yongeye kuyobora Goma. bibaye Ndavuga ko ntabyo mbona. Reka tubwire abari badukurikiye tuti ubwo umuntu yaciriye abantu urubanza, bari hariya, bari mu gihugu cye, yangiza akajya kwandikira amahanga ngo muzabamfatire, ngo bamufatire bariwe. nuko yakubwira umuntu uri Kantarange aza gukubitira umuntu uri mu ufatira umuntu uri aho iwanjye, uri iwanjye. ntabwo gusa si nk'aho umugabo banigiraga hasi agatabaza ati muze mureho namwica, ati mudutabare namwica, ndamwishe. ntabwo rero, ntabwo sinzi, ntabyo mbona. Yego, ntabyo mbona, bitewe n'uko mbere na mbere bariya bantu, ubu navuga AFCM 23 hariya bafashe ni iwabo. Yego, nta kintu kizahinduka ngo hareke kwitwa kuri gakondo iwabo. Yego, nta gihe bizabaho, hazaguma ari iwabo. nguko reka mbwira abantu nti Goma ni umugwa mukuru wa AFC, urimo inkingi za mwamba nyinshi, urimo Corneille Nangaa. AFC musanzwe mumenyereye Corneille Nangaa na Bisimwa na General Makenga n'abagenerali, hari n'abandi benshi. hiyongeyeho rero abandi bakomeye barangajwe imbere na perezida w'icyubahiro Rais Joseph Kabila, senateri w'ibihe byose. Ibintu Tshisekedi n'amahanga bananiwe, unyibukije nako reka tukanyureho. Ejo bundi Amerika muri ONU yashinjijemo 23 ngo yahejeje umwuka MONUSCO. ONU, Amerika muri ONU ngo yari yarahejeje umwuka MONUSCO, ngo byakemutse ubwo bintu Keita yazaga. Ngo babagujije ngo kujya gutanga ubutabazi, n'ubundi kibazo ubutabazi batatanze mu myaka 40 ishize bashatse gutanga icyo gihe Goma yafashwe. Ati none uyu munsi MONUSCO nta kibazo, bisobanuye uyu munsi AFC ni inshuti na MONUSCO n'ibihugu bikomeye muri MONUSCO, byihishe muri MONUSCO. Ubwo rero niba abantu bari bataragira Kabila, bataragira imbaraga nshya z'abadiaspora, abonye abazana ibiryo, abazana ibiki, bataragira izo mbaraga ngo babone n'ubushobozi bwo gukora imihanda, igitutu cya MONUSCO ntikibakange, amarira ya Kinshasa ntabakange. Ubu uyu munsi nibwo bakangwa n'amarira ya Kinshasa cyangwa igitutu runaka. Gitutu washyirwaho ngo kigutera ubwoba uri iwanyu, kuko AFC ifite uruvugiro, Tshisekedi Kinshasa ni idafite uruvugiro. Yego, kuko kumenesha umuntu ukamuvana iwe, nta kintu wakwireguza wasobanura ngo gisobanuke. Niyo mpamvu ubona ishyiraho utuyabo tw'amafaranga, igakora ya politike y'ikofi, ariko bikanga bikayigaruka. Kofi yageze i Kampala irahashegesha. Ntabwo ari Kampala, hariya ni Bunia. Yageze muri turi irahashegesha. Ikofi igaruye umucancuro, iriya ikofi yatumye neva ahinduka, atamba igihugu n'abanyagihugu be. Bwana Sentama, reka ngushimire, dushimira abadukurikiye, mwakoze cyane. Reka mparire Sentama nabo basezere, ubundi tubabwire rimwe ngo bye bye. Reka dushimire abaduhoza ku mutima bahora badukurikira Mushakamba. Burya hari ushobora kujya hari ukavuga ariko ukabucurangira abahetsi. Gucurangira abahetsi ni ukuvuga ntihagire ukumva, ariko iyo uzi ko hari abantu bagutegereje buri mwanya bakubwira bati
amakuru araza ryari nimugoroba uziko twari tugize ikibazo bagiye mu rugendo utaboneka ntitwakora yego hari abambazaga yagize uruzinduko bishobora kutaza gukunda ko tutaryama se tutayumvise mwihangane natanabageraho murabona mu gitondo ariko ngira ngo bayabonye yego yabagezeho rero turabashimira burya ugira amahirwe abona umukurikira akamwumva ibyo avuga akamuzirikana igihe cyose akaba amutega amatwi burya iyo umuntu agutega amatwi ni no kukubaka yego n'abandi bose badukurikira baba abanyarwanda baba abandi kuko naje gusanga hari n'abantu badukurikira mu kinyarwanda kandi bakatwumva atari n'abanyarwanda yego barahari benshi cyane bashimirwe reka rero ntafata umwanya muremure bumve ko mbashimiye kandi mbifurije umugoroba mwiza urakoze cyane bwana Sentama bari badukurikiye mwakoze cyane Uwiteka abahire